So, my people, inkuru, all the good news, you can read right here. My people, you can read right here. Reka mbasomere kuko biri kure, ariko namwe mushaka mushobora kuzuminga mugasoma bro. Urumva? Mushobora kuzuminga mugasoma inkuru iragira irya iti. Urukiko rwemeje ko ubujurire bwa Nkeramihigo Japhet, Mazimpaka Patrick, Tumukunde Juma alias Fitboy na Nzeyimana Didier alias Muchoma bufite ishingiro. Rwemeje ko icyemezo nimero RDP 00139 bare 2026 TB Kicukiro cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuwa 25 z'ukwezi kwa 2026 gihindutse, rutegetse ko Nkeramihigo Japhet, Mazimpaka Patrick, Tumukunde Juma alias Fitboy na Nzeyimana Didier alias Muchoma bafungurwa bagakurikiranwa bari hanze. Thank God. Thank God. Thank you God. Niba natangiye ndi gucuranga gospel music. Thank God. Imana ishimwe. Urukumva ababaye ntabwo nshaka kubimenya aba Muchoma. I thank God kabisa, ndashimye cyane kuri Muchoma. God bless God. Thank you God. Urumva? Thank you God. So nguru urubanza mwe mutekereza ko Godfather just came bro, ntabwo reka nkubwire. Umukunyumva? Ntabwo mu kibazo cya Muchoma nigeze nsinzira, ariko mu kibazo cya Muchoma ntabwo nigeze mfungura akanwa kanjye hano. Nakoresheje amagambo agira gutya ngo ubutabera bw'u Rwanda ndabwemera ndabwizeye nzi ko buzatanga justice to people who knows Godfather kuva ku munota wa mbere mfungura akayozo ntabwo ari akayozo na akanyi mwebwe ngiye mfite akanwa sha nimwe mufite utuyozo mwabwanga ati mwe ngiye mfite akanwa. Listen to me, navuze kuva ku munota wa mbere ku bantu munzi mu myaka 4 ishize mfite uko drivinga akanwa kanjye n'inkuru zanjye. Listen to me, umugore wa Muchoma yarampamagaye arambwira ati Muchoma arasaba gutabarizwa. Ndamubwira nti ayo magambo ukoresheje ndaza kugusubiza, ndagenda ndaruca ndarumira. Jambo nakoresheje kuri imihanda naravuze ngo ubutabera bw'u Rwanda bukora neza kandi ndabwizeye 100% buzatanga ubutabera. Muchoma n'abagenzi be nibasanga icyatsi cyakibahama bazafungwa, nibasanga icyaha kitabama bazabarekura. Hello, uzi impamvu? Ntabwo ubutabera bw'u Rwanda burenganya. Muchoma ararekuwe, ndishimye ku buryo bwagiye kubona ari hanze, ndishimye cyane, ariko ibi ngibi nari mbyizeye. Niyo mpamvu ntafunguye akanwa kanjye ngo nkoresha amarangamutima, kuko ngiye sindi umwanzi wa Muchoma. Ntabwo icyo nagombaga gukora ko ari ukwamagana ziriya nterahamwe zashatse kwihisha mu ifungwa ry'uyu musore ngo babikoreshe mu nyungu zabo bwite. These motherfuckers ntabwo ari urukundo. Niyo mpamvu ikintu kimwe nakoze kuri iyi nkuru cyangwa kwifungwa rya Muchoma kwari ugufata ubutumwa bw'umuvandimwe we tukabukoresha tukabukina kugira ngo twamagane izo mvugo za ziriya nterahamwe zashaka kwihisha mu ifunga ry'uyu musore kugira ngo zimuhuze cyangwa zimusanishe nkaho bamugereye impuhwe murakecwa no imva. Hello. Aha, aya masaha turimo kuvugana uwo bita Muchoma, urukiko rutegetse ko cyangwa rwategetse ko uyu munsi ndakizingahe rwategetse ko Muchoma arekurwa akaburana ari hanze, which is amazing, which is a good news.
ntabwo Muchoma mu by'ukuri yari afite ibyaha cyangwa ibyaha akurikiranwaho ari ibyaha bishobora gutuma ajya kwicara amageragere, oya. Ariko ibi nari mbyizeye ko ubutabera bw'u Rwanda bushobora gukora ibingibi bwakoze. Mutaping the screen, mutaping the screen. Mutaping the screen gato. Mutapote, God is good. All the time, yeah, God is good all the time, brothers. God is good all the time. Nje Muchoma gufungurwa ko cyangwa niki cyemezo cyafashwe n'inkiko kiranshimishije cyane, kuko nakurikiranye iyi story uko yagenze kuva ku munota wa mbere. Muchoma yaziraga ko yafashe yaguze YouTube channel, ariko iyi YouTube channel abanyamakuru yashyizeho. Muchoma muramuzi, yabaga ari bize. Muchoma ni umuntu ukora cyane. This guy ni umujene, atwara ikamyo, arakora. Yabaga avuye mu gukora akajya muri kwa gushyanuka ke kwa YouTube channel, asesengura imiremere y'igitsina gore, murabizi. Ibyakorewe kuri YouTube channel. Muchoma ntekereza ko yumvaga ko ari gushaka amafaranga. Uyu ni umutipe w'umusore w'umukozi. Muchoma ari mu diaspora bakeya batigeze bapfusha igihe ubusa. Tipe yageze muri Amerika arakora, ubu tuvugana ari mu bantu bake bafite ibikorwa remezo mu gihugu, kandi bakoze mu gihe kitari kinini cyane. Nyuma y'imiziki ye yubatse moteri, afite sana moteri Rubavu, n'ibindi bikorwa no kugura ama YouTube channel. Umugabo rega nuwakoze exactly igihe umugabo wese yakoze ibikorwa bye biramwungukira cyangwa bikamuteza ibibazo. Muchoma yakuziraga YouTube channel yaguze. By the way, ntabwo yaguze YouTube channel imwe. Muchoma ni umuntu wamenye ko YouTube channel zinjiza amafaranga, ashoramwe amafaranga, agura ama YouTube channel akayishyiraho abantu imyidagaduro n'ibindi. Muchoma bikoze mu rwego rwo gushaka amafaranga. Uko yubatse moteri, sana moteri, niko yaguze YouTube channel igomba kumuha ibiceri. Nubwo buryo umujene yakozemo YouTube channel, bro. Uko niko kuri. Iyi YouTube channel Muchoma yaguze, yashyizeho umunyamakuru ngo bita Karabo K'Imana, muramuzi, umwe ufite uwa muzungu ku ruhu. Uyu mujene byabaye yaragiye ngo atumiraho abantu ibinyamakuru, ngo atumiraho mu bantu batumiraho barafinda. Igihe kiragera, uyu mujene avuye muri Amerika ageze mu Rwanda, yagombaga kubazwa ibijyanyuze kuri YouTube channel yarabereye umuyobozi cyangwa yari mubaruyeho. Muchoma arafatwa, arafungwa. Ariko nari mbizi ko igihe kizagera Muchoma agahabwa ubutabera. I swear God, ntabwo Muchoma yagombaga kuguma amageragere. Nari mbizi, nari mbifite muri nje. So nari ntegereje igihe cyanya cyo kuyu mujene arekurwa. So ubutabera bw'u Rwanda nabwo gushimira n'abantu bashyira mu gaciro. So nshimiye ko Muchoma yarekuwe. Nshimishijwe nuko Muchoma yarekuwe. Akaba ari buze kuburana. Ngiyo imyanzuro y'urubanza hano. Urubanza rw'ubujurire butegetse ko Muchoma, erega buri kantu kose ngiye gakurikiranira hafi, ntabwo ngiye ntandukanye namwe. Urubanza cyangwa urukiko rutegetse ko Muchoma arekurwa akaburana ari hanze. Bombo clat. Urumva? So ntekereza ko nyuma y'iki umva nicyo kiba gikenewe. Abandi babona ibintu mu buryo bwabo, it's up to you. Ntabwo ibintu byose bikorwa n'amarangamutima cyangwa kuvuza induru ku karubanda. Hari aho ibintu bigera abantu bagaceceka.
abantu mwishime ngiye biranshimishije kuko ya abantu mwese mutape mwishime nshimishijwe no kubona uyu mujene ubu turi kuvugana agiye kongera kurya ku mafaranga yakoreye, ashobora kongera akajya kuri hoteli ye cyangwa kuri sana moteri akagenda akicara akaruhuka agakaraba ku tuzi dushyushye, hanyuma akurikira iby'urubanza rwe, ariko ari hanze ari gutegembya, ari kwidegembya. It's amazing. So ngayo nguko ngiyi nkuru nagomba kubagezaho muri aka kanya. Urimo kumva sometimes nijya tubwira ibintu abantu mujye mubyumva, we have to trust the process, tugatrustinga sometimes n'inkiko zacu. Igihe ubutabera bw'u Rwanda biri mu bintu nizera nzi ko badashobora gutanga ubutabera bugoramye cyangwa bugoretse, uretse izi kosho de la forêt zibashobora kubitwara zikabitwara nabi. Ngayo nguko ugira ngo hari ikindi buze kurenza aho ngaho kubyerekeranye n'iyi nkuru nyishyizeho akadomo nuko bimeze. Ibindi no gushima Imana, abantu mwari mwarabajwe n'ifungwa rya Muchoma, ngibi byo nababwiye. Abantu mwakomeje kuza mwirukanga mumbwira ngo Godfather ko nta kintu uvuga kuri ibi bintu, muzi ko ari n'igihe kigeze kugera abantu nkabasomera nkabatuka. Impamvu nabatukaga nta yindi, nuko ibintu byose biba mu gihe cyanyacyo, mu gihe cyacyo gikwiye kandi bigakorwa neza. Ndahamya neza ko ibyo twakoze bucece byatanze umusaruro kurusha ukuntu twari gukubita induru umunwa. Nta nubwo rero Muchoma arekuwe kubera ibyakozwe, oya, Muchoma arekuwe n'ubutabera budutanga ubutabera ku gihe, ubutabera nizera. Ubutabera bw'u Rwanda buri mu butabera butangwa ku isi bro. U Rwanda rufite ubutabera butangwa neza cyane hatagendeyemo ikimenya n'amarangamutima, oya. Ibyo ndabyizeye rero. Iyo ubizi ikintu ukora ujyana n'igihe buri gihe. Nababwiye ngo ikosa umuntu akora ni ugukora ikintu ukoresheje amarangamutima cyangwa ubupfapfa. Nzafata umwanya wo gushimira umuvandimwe wa Muchoma wabyitwayemo neza cyane. This guy is genius. People. So ngayo nguko my people nuko bimeze. Ndashimira ugufungurwa kwa Muchoma ko agiye kuburana ari hanze. Ibindi tuzabigarukaho. Let's go back to the normal life. Ariko ndishimye meze nk'inyana irimo konka ebyiri. Urumva gahunda nuko iteye, This is Godfather. Mutapinge screen, abazamuka muzamuke. Nkeneye abantu bashimishijwe nuko uyu mujene avuye mu gihome, abari bo muzamuka gusa. Niba uzi ko bitagushimishije, go fuck yourself. Urumva, genda wikozemo agatoki uri gate, umvire kuri platform. Ndabizi kuko harimo abakontre 60 batanakunda amahoro, mudashimishijwe. Abantu mushimishijwe nuko Muchoma afunguwe, agiye kuburana ari hanze. Come over here. Urumva, abatari baragize abigize ngo ntibindeba namwe itu kubitwa n'inkuba. Ngayo nguko, I'm very happy. Mushyire muri request bazamure. Bombo clad. Ibize nje ntabiyaga mbashyiriramo. Erega ndabizi ko urukumva mbibabwira umunsi ku wundi bro. I know you very well. Ndabazi mwese murahurura. Umunsi nzataha ni Rurema uwuzi. Urumva? Umunsi nzataha ni Rurema uwuzi. So go fuck yourself. Ndabizi ko nta keza karimo gakubitwa n'inkuba mwe. What I have to do is to protect myself. Kuko ndabizi ko niba Muchoma abantu birirwa gahangaha, Muchoma wacu uvuga ukuri turagukunda amabera abanyu ko ninde muntu numwe bro. Mubana nuriho iyo tugiye muratwibagirwa twagiye isi biwiriwe. Neza Godfather aramutse. Yezu ashimwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe tuyihaye icyubahiro mu isi no mu ijuru, kandi respect ku buyobozi bwacu. Mana umva, mvugira gatanu ku kayana. Imana ihabwa icyubahiro. Mana ndanezerewe, niba hari ibintu nguyeho nkumva umutima wanjye uranezerewe nkangutse. Ndishimye ku bwa Muchoma, umva isi yose ibyumve.
kandi uri umunyabwenge Godfa, biranshimishije pe. Gute Umunyabwenge wirinze igihe kinini cyane, abantu bagucokoje tubireba tubibona, ariko umva banyarwandakazi namwe bakunzi b'u Rwanda, sha ndababwiza ukuri, hano habereye ibintu bidasanzwe, ariko turanezerewe muri aka kanya. Umva hari igihe umuntu anezerwa akabura ikintu cyo kuvuga, ariko mwumve ngo turishimye kandi biradushimishije kubw'uyu muvandimwe wacu. niko bimeze niko bimeze, byagomba kudushimisha kandi biba bigomba kugenda uko. Njyewe gufungwa k'uyu mujene ntabwo byigeze binshimisha na gato, ariko nagombaga kubyitwaramo neza. Ntabwo nagomba kugendera ku marangamutima y'abapfapfa, nagombaga kubigenda mu gake. Ngayo nguko nuko bimeze. Abakobwa nimukuremo abakarisi. Ngayo nguko. Guys, munezerwe kabisa, kubera ko mana ni ibintu binejeje kabisa. Hari undi muntu nawe dutegereje, Imana izabyigeho nawe aveyo. Uwo ninde? Tunezeze. Uwo ninde? Azavayo Godfa, ntabwo ari ninde? Mumbwire wasanga ntamukunda. Yego, Ninde? urajya ukunda abantu bose. Oya, nkunde abantu bose, njye barankunda bose tofaka. Ninde? Jihad nawe Imana izamurengana. Barire unyumvire, erega bagomba kubona mu nyangire. Ninde uwo muntu? Oya, nta mu nyangire mwana. Thank you so much. Yararirimbye Inde Jihad. uwo muntu uri kuvuga ni Jihad uri kumbwira? Uri kuvuga Jihad umushu nawe Imana izamurengana kabisa. Arakenewe kuri iyi mihanda. Amarangamutima y'abagore, amarangamutima yawe ni yankunda. Haleluya. Aibu umva, Jihad atarekurwa. Jihad kandi baramukatiye, agomba gufungwa by'agateganyo. Jihad azafungurwa imyaka 3 bamukatiye, ndakurahiye ntayazamaramo. Urumva, atatoka katika jina la Yesu. Yongera azafata kamera n'akagoma. Urumva, yongera azashimisha abantu. Navayo ashobora gushimisha abantu, cyangwa agahita bivamo, agahita ajya akavuga ngo nkunda kuragira, kakunda gushora, kakunda guhiga. Kugira ibyo ukora ucecetse, ntukorane n'amarangamutima. Buri kintu cyose ukoranye amarangamutima ntabwo kiba successful. Buri gihe cyose igihe ukoze ikintu ukoresheje amarangamutima buriya bakubwira ngo ntuzigere utanga promises wishimye, ntuzafate n'ibyemezo urakaye. Buriya umuntu nagukoma ujye umuhereza umwanya. Niko bimeze, umwanya. Ubundi bakubwira ko n'umuntu wabaye addicted ku kintu bimutwara igihe cy'amezi 6 yonyine. Iyo wabaswe n'ikintu kigutwara amezi 6 kugira ngo wongere ugaruka mu buzima busanzwe, ukakivaho. Igihe cyose uhaye umwanya ugasubira inyuma gato, kiba successful. N'umuntu nanakubabaza uzamwirinde, umuhungire kure. Uzamutungure, umusenye, umugire igisenzeye. Nutabikora azabigukorera. That's the reality y'iyi si. Umuntu nakubabaza ntuzigere na rimwe umwemerera na gato kumusubiza ufite amarangamutima cyangwa ugifite bwa burakari bwe byagukoreye. Uramutegereza, ukamushakira ahantu heza ho kumutereka, ukamuritura.
atabyiteguye nibwo ukora revenge. So reka tugaruke gatoya ku nkuru. Mpamagarwa n'abantu benshi cyane, nitabye umuntu umwe nitabye. Iyo mvuga kwitaba ni ugushyira mu bikorwa. Umuvandimwe wa Muchoma murumuna we niwe muntu nitabye, kandi ibyo nagomba gukora byatanze umusaruro, kuko audio twakinnye n'ubutumwa agomba gutambutsa bwari bukenewe twarabutanze, kandi bwanyuze bugomba kunyura, bugomba naho kugera. So listen to me my people. Muchoma yamanutse Kigali arafungwa. Mu gufunga kwa Muchoma yarafite ibyo akurikiranweho. Abatamukunda, abafite inyungu zabo bwite, induru bayikubita umunwa. Ntabwo rwari urukundo bakundaga Muchoma, ntabwo ariko bimeze. Si urukundo bakunda uyu mujene. Bombo clat. So icyo babwira ni kimwe n'iki, ntabwo nigeze ndyama ku kibazo cy'uyu mugabo. Nagize amatsiko yo kubimenya, ariko ntabwo nagomba kugendera muri style y'abapfapfa yo kuvuza induru irimo ubugome n'ubugambanyi kuri bamwe batabikora kubera urukundo bakunda Muchoma. Never. Ariko nta nubwo nigeze nk'aba banyamakuru bagiye bakaruca bakarumira. Oya, ariko koko